Bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Buri wese akora akazi ke neza atuje ariko amayininga Pi Network ndetse na Ruby Network. Tubibutse ko uyu munsi aribwo Ruby iri bwimurirwe kuri exchange ya Pi Bridge ku itariki 10 nibwo bazatangira kuyitradinga naho ku itariki 12 bagatangira kwibikuza. Irindi tangazo rikomeye cyane n'ubwa mbere ibi bintu Pi Network bikoze mana yanjye we. Ecosystem announcement ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. A Pi ecosystem announcement will be released on May 14th. Tune in to find out what's coming next. Yeah. Kuri izo tariki 14 z'ukwa gatanu Pi izarekura umuzinga. Pi ecosystem ifite umuzinga izarekura, ifite itangazo izarekura. Barakubwira ngo ntukureho urushinge, ntukureho agashinge, ntunyeganyeze urushinge, ubundi urebe utegereze ibigiye kuza. Nyagasani Pi izanyikira kuri izi tariki, ku itariki 14 kandi nibwo hazatangira kugeza ku itariki 16 nibwo hazatangira inama i Toronto. Nkuko twabibagejejeho mu makuru yejo, nibwo hazatangira inama mpuzamahanga ku ma cryptocurrency muri University ya Toronto, University of Toronto Entrepreneurship. Inama mpuzamahanga yiga kuri blockchain, artificial intelligence, ndetse n'ibindi byose bijyanye na cryptocurrency. Hanyuma tugiye kuganira kuri iki kibazo, ngiye kubaha ibihamya kuri iki kibazo cya GCV. Iki ngiki muri Pi GCV, iyo tuvuze Pi GCV tuba tuvuga Global Consensus Value. Yes. Hanyuma iyo bavuga GCV muri rusange baba bavuga gross coin value. Ifaranga rifite agaciro ko hejuru kuruta ibindi. Hanyuma rero twe tugiye kwirebera kuri GCV, Pi GCV, which means global consensus value, niyo tugiye kwirebera. Jewe ngiye kubaha ibihamya biri muri Pi Network ecosystem bigaragaza ko aka gaciro ka Pi kanditswe mu isaha n'isaha ushobora kumva bagatangaje. Rero abantu bihaye guhakana ibihari muzarwara trauma, kuko twebwe tuzaba twaramenyereye ibinya byarashize. Ikintu bita uyu mushinga wo muri Pi Network bita Pi Quantum. What is Pi Quantum? Reka tubanze turebe muri rusange quantum ni iki. Ubundi quantum ni ijambo rikoreshwa mu bumenyi bwa fiziki. Mu bumenyi bwa fiziki ariko hashingiye ku miterere, bivuga ku miterere, bishingiye ku miterere y'ibintu bidashobora kugaragara byuzuye mu buryo busanzwe. Mu miterere ya quantum ibintu bimwe bishobora kubaho mu buryo bwinshi icyarimwe kandi bifite imirimo itandukanye n'iy'ibintu dusanzwe tuzi cyangwa tubona. Hari ibintu rero by'ingenzi ku bijyanye na quantum tugomba kumenya. Ari nk'ikitwa superposition. Superposition ubwo barimo barasobanura bya bintu tumaze kumva. Ibi bivuze ko ikintu gishobora kuba mu bikorwa byinshi icyarimwe.
ntigikwiye kuba mu mwanya umwe gusa. Ni kuvuga ngo quantum iri mu bigize ni imwe muri superpositions. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba mu myanya myinshi icyarimwe. Ntabwo rero ari ikintu kimwe cyo kuguma hamwe gutya. Ntuzayumve rero muri pi uyumve hariya ngo uvuge ko quantum ikora hose. Ikindi tugomba kumenyaho ari cyo bita entanglement. Bavuga ko ari uburyo ibice bibiri cyangwa byinshi by'ikintu byita ku rindi hinduka, cyangwa babikoresha bita ku rindi hinduka nubwo byaba biri kure y'ikindi. Ibintu ugasanga birakorera muri systeme ya pi irakorana na pi bridge, irakorana na Banksa, irakorana na Binance, irakorana na Bitcoin. Nta hantu bihuriye n'ibiri hamwe, ariko bikaba bishobora gukorana nubwo ikintu cyaba kiri kure y'ikindi. Rero icyo bita quantization bisobanura ko ingufu cyangwa ibimenyetso bimwe bigabanyijemo ibyiciro, cyo bita quanta. Aho guhagarara mu mibare itagira iherezo. Baradusobanurira quantum. Rero iri terambere bikaba ari iterambere mu by'ubumenyi. Iterambere mu by'ubumenyi bwa quantum rifite ingaruka zikomeye mu ikoranabuhanga, cyane cyane mu bijyanye n'ibikoresho bya quantum computing bitanga amakuru yihariye n'uburyo bwo gucunga umutekano w'amakuru. Ngira ngo ahangaha noneho biradufasha kumva impamvu pi igomba kuba ifite quantum. Arasobanukira iby'ikoranabuhanga rya blockchain. Kumva iyo system idafite quantum bagira n'ubwoba. Ku bijyanye na pi consensus cyangwa se consensus ngo twongera ngo value ka gaciro ka pi tugamije. Pi consensus a decentralized artificial intelligence powered quantum resistant stablecoin ecosystem. Muri make cyangwa se mu buryo bwagutsemo kugira ngo bisobanuke neza, baravuga cyangwa se babisesenguye, barakubwira ko pi consensus is a groundbreaking project that leverages the power of artificial intelligence, blockchain technology, and quantum resistant cryptography to create a stablecoin with a global consensus value of Picoin of $14,159. Ubwo ni ibihumbi $314,159 by'amadolari y'Amerika. This project aims to establish a decentralized, transparent, and secure ecosystem that fosters trust, stability, and widespread adoption. Reka twifashishe ikinyarwanda tunasoza ayo makuru kuko narubwiye ko ari iminota mike. Pi consensus ongera ngo value ni umuryango udashingiye ku kigo runaka, ukoreshwa n'ubwenge bw'ubukorikori bwa artificial intelligence, ukoresha ubwenge bw'ubukorikori cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, kandi uhamye ku mikoreshereze ya quantum. Urumva rero tuza gukoresha quantum biri buze kuvukamo. Umva muri rusange icyo bisobanura. Pi consensus ni umuryango w'ingenzi
ni umushinga w'ingenzi ushaka gukoresha imbaraga z'ubwenge bw'ubukorano cyangwa bw'ubukorikori, ugakoresha n'ikoranabuhanga rya blockchain ndetse n'ubwirinzi ku mikoreshereze ya quantum, aricyo bita quantum resistant cryptography. Ibyo byose bigakorwa mu gukora ifaranga rihamye, aricyo bita stable coin, rifite agaciro kagera ku madolari 314,159 ku rwego rwa global consensus cyangwa se ubwo ni ku rwego mpuzamahanga. Yego, uyu mushinga rero ukaba ugamije gushyiraho umuryango udashingiye ku kigo wubaka umutekano usobanutse. Ubwo ni ukubaka umutekano kandi uwo mushinga ukaba usobanutse kandi ugateza imbere icyizere n'ubwizigame, bityo ukagezwa ku bantu benshi, ukaba ushobora kugerwaho n'abantu benshi. Maze rero ngo uwanga amazimwe avugira ahabona. Ibi ngibi muzo ahantu nabikuye, mujye muri Google murebe handitse GitHub Quantum Pi Network, mubyandikemo murebe ko atari yo makuru musangamo. Ubwo rero icya gisivi tukigarukirije aha, ariko tuzakomeza kukivuga ntabwo wareka gukomeza kuvuga inkuru nziza. Ariko abatari barabyumvise mu byumve, abatari barabisobanukiwe nabo mu bisobanukirwe, kandi aho muzi aya makuru akenewe hose muyahageze. Mubwire buri mupayoniya wese ijambo rivuga ngo mininga kurusha ibindi byose, wuzuze ibyangombwa, ukurikirane amakuru, utegereze gisivi, dushonje duhishiwe. Mugubwe neza mukore subscribe kuko mwabinyemereye.